Ino TV. Nugusenga ibindi nukubeshya maze wirebera ibyiza byo gusenga. Isezerano ry'Imana riratinda ntago rihera. Ushobora kuvuga gutyo eje nkapfa ariko igisigaye ni umwana wanje nabyaye. Iby'Imana yari yarangenera akaba ari we bigenerwaho. Kubera gusenga. Kundaga kuba uwanyuma rwose nkaza njye wabaye uwanyuma. Sinigire nicyo bimbwira, sinabyiteho. Avuga ati to n'ubundi wanyuma nje ndawumenyereye n'ubundi nta mu rugo bangira. Ntingewe menyereye ukitera amajeke. Tingiye menyereye n'ubundi yuko mbo wa 50 rwose. Wa 50 wanje nabane rwose nje mu rugo barabizi nje ntacyo bangira. Reka ta. Wowe Benita. Kandi nje narabyukaga mbere yuko njya ku ishuri. Nkabanze nkafata icyayi n'umugati. Mbere nararyamaga. Nkaryama nambaye ipantaro yanjye gikobando mu gitondo. Uwa muhungu mama kahita tubyutsa. Bahise twabaga tuzi igihe yabyukiye. Mama kahita tubyutsa. Nyine nubwo nihagararagaho nanjye numvaga mbabaye kubona mperekeje ishuri ryose. Ayiwe. Ino TV. Ahandi hose wararotaga ukarota umwanya kandi bikarangira ari wo mbaye. Nikundiraga gukina agapira amaboko. Agapira iyo twabaga turi kwandika note saa 4 zigeze kubera aribwo twajyaga gukina. Twajyaga gufata ikibuga. Ninjye wajyaga gufata ikibuga kujya abacenzi dutanga. Ni wowe wagiraga? Ninjye wajyaga gufata ikibuga nyine kujya abanyeshuri bacenzi dutanga. Nkajya no kurwanira amajyo yo gukina. Nkajya njya kurwanira amajyo yo gukina. Kuzi inka nta kintu ibizi. Ntasengesho riba umunyagara. Yego. Niba buvuze ngo ngiye kuryama hano hantu handindire ukavuga ati amen, iryo sengesho Imana aba yaryumvishije. Abana musenge cyane. Umubyeyi nimba avuze ngo yakumvomera amazi ukajyayo, ugomba kubikora wishimye. Kubera iki se we yagiye kugurira amakayi kubera icyo atavuga ati ubundi iki nkigurira amakayi y'iki ko kibi cyanyuma. Ino TV. Likinga, tora subscribe gutya. Guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima. Inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo yihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi ijuru rizaguhemba. Wima umuto abayimye umukungu. Ntukarye amanwa aho akavuze ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Ntukibuke Imana ibibazo byaje igihe udasenga nta humure uzagira. Ntukaburire Imana umwanya mu byo ukora byose, cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Ujye ugira kwizera nk'ukwa Mose wambutse inyanja ahumutse ahareba. Ugire kwizera nk'uko Danieli wavuye mu rwobo rw'intare, kandi ugire kwizera nk'uko abasore batatu bavuye mu itanura ry'umuriro. Mbaye ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese aho muri hirya no hino mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Mwese mudukurikira tukaba tunababona cyane kuri Ino TV. Nitwa MC Misango, mubana mu nkuru zacu zose za buri munsi. Bashimire cyane kabisa cyane. Mbazaniye inkuru nziza, mbazaniye inkuru amatwi yanyu atigeze yumva. Mbazaniye umwana muto cyane mubona kuri kamera yacu. Twebwe Ino TV ni byiza ko impano tuzirera zikiri nto, cyane ko nizibika zara amagi. Nawe urabyibuka aho wavuye naho ugeze. Uyu munsi rero tuzanye iyi mpano. Ni impano ikenewe mu muryango wacu w'Abanyarwanda, by'umwihariko mu bana, cyane abari
mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu mwana yitwa Ishimwe Benita, ni umukobwa muto cyane, urabona ko uruhanga rwe ruhanganye ubuhanga kumureba no kurarama. Uyu mwana n'umukobwa w'umuvugabutumwa, nyine bishobora kugutangaza. Yesu yaravuze ngo n'amabuye azavuga. Hari igihe mugira ngo ni ayandi mwubakisha, oya, ahubwo n'imbaraga zidasanzwe Imana izakoresha maze abantu bagahumurizwa. Reka rero abadukunda n'abadukurikira cyane cyane telefone zanyu cyangwa amateleviziyo muyegereza abana tuganire na Benita. Reka tumuhe ikaze abanze anabibwira ubundi kubera iki nkuvuga uhari Beni. Niko mukobwa wa Karame. Kuvuga ubundi ko nkuvuga uhari, ivugire mukobwa wanjye. Nitwa Ishimwe Benita, mfite imyaka 11. Mama yitwa Mukamurangwa Ivona, papa yitwa Tuyishimire Jean Paul, nyogokuru yitwa Kanzayire Zofina. Noneho mama kaka byara papa akaba ari we wandeze kuva mu buto bwanjye. Papa na mama bansize hano mfite imyaka 4. Bahora kuvuga ati ibanire na kaka wawe. Nibanire na kaka. Ntiyigeze yiteshwa ngo hano habaga undi muhungu ngo ni babiri ngo turabarera gute. Yaremeye twese akajya yemera akajya byuka ninjoro mu mabucyacya akajya guhinga akadukorera. Atwishyurira ishuri, twajya tujya no kwiga amakayi akaba ari uyatumenyera, ntirirwa ajya kubaza mama papa ngo amakayi ngo amashuri y'umwana. Ubwo ibyo byose yabinyuzemo arihangana, na n'izi saa byose mbikesha nyogokuru wandeze akana n'ubu ngubu akabakindera. Ariko papa na mama nabo bakagenda bashyiraho akantu kabo nyine ka kibyeyi. Wiga mu mwaka wa kangahe, wiga hehe cyangwa se? Niga mu wa 4. Yego. Ikigo nitwa cyitwa Orion School. Orion. Akanyenyeri ko mu ijuru. Akanyenyeri kitwa Orion. Urashima Yesu rero. Tugiye gutangira ikiganiro rero nk'umwana ukunda Yesu ugiye no kwigisha abandi bana uburyo bwo kuyoboka Imana no gukunda Yesu. Ubanza usenge kuko warabitojwe kandi ndabizi ko bikunda cyane sheri. Yego. Tugiye gusenga Imana twizera. Yego sha, Imana twizera wafura we. Mana yacu nyirimbabazi n'ubutware, nyirubugingo, nyirimbabazi rwose, turagusenze tuje imbere yawe ngo tubabarire ibyaha byacu turanduye. Twavuganye n'abakobanyi, twicaranye n'abakobanyi. Mana twese siko tweze ku mutima. Umuntu aza kwishushanyaho ngo ni mwiza kandi atari mwiza, kandi ku mutima aba yijimye. Rero mwami Imana, tugiye gutangira kino kiganiro, unyobore ibyo ngiye kuvuga ntaba ari njyewe ahubwo bari umwuka wera wawe uri kubimvugisha. Rero mwami, abadukurikiye bose ubaha imbaraga, unyegereza abana ngo bumve ibyo mvuga, kandi n'ababyeyi bataye abana babo babashe kubiyegereza basenge, abadasenga bose bizera Imana. Kandi Imana yacu, utakwizera wese agukiranukire, unywa inzoga umuvaneho ibyaha umukize, unywa itabi umwavaneho ibyaha umukize. Yesu mwami rero, twese tukuje imbere yawe ngo twese natwe uturinde. Mwami rero, twese numara kuturinda tukaryama bugacya, turagushima rero. Byose tubisenze tubyizeye mwami Yesu, amen. Amena. Umwana mwiza usenze isengesho ryiza. Ntekereza ko abadukunda n'abadukurikira mwese iri sengesho muryakirane imbaraga ya mwuka wera. Beni, Karame. Urakomeye rero. Yego. Ngewe rero ndashaka ko tuganira, ariko cyane cyane ndagira ngo uyu munsi ubwo dutangiye ikiganiro cyanjye nawe cya mbere, ubanze udufashe uturebere isomo rijyanye n'igihe turimo. Igihe turimo, kino gihe turimo urakizi? Kiragoye cyane. Kiragoye cyane mukobwa wanjye, kiragoye cyane. Hari isomo watubonera rijyanye n'iki gihe kigoye turimo?
tugiye gusoma isomo dusanga mu Migani 6 umurongo waho wa 27 haravuga ngo ucukura urwobo azarugwamo kandi ahirika ibuye rizamubirindukana. Twakire neza ijambo ry'Imana. Hano hashatse kuvuga ngo ucukura urwobo azi ko ari wowe uzabanza kurugwamo, ahubwo ntazi icyo Imana iri kugutegurira, wabona ari uzabanza kukigwamo. Ahandi hakavuga ngo urwobo ni uzabanza kurugwamo kandi ahirika ibuye rizamubirindukana. Uhirika ibuye azi ko ari wowe arihirikiye niwe rizabanza kubirindukana. Rero bantu bavandimwe, ntukikunde, ujye ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Nkuko navuga ngo njyewe ndikunda, uriya ni mubi, ngo turikunda twese kuko turi beza. Buri wese ujye umukunda, buri wese uko uva amaraso nawe nikayava, uko umeze nawe nikameze, waravutse nawe aravuka. Rero twese tujye dukundana, ntukavuge ngo uri mwiza we ni mubi, ngo ufite amafaranga we ntayafite, ngo ni umukire uri umukene. Ntukavuge gutyo ngo twe mu rugo turi abakire, bo ni abakene, ntibiyubakira, ntibashoboye byose, ngo mama warashaje, ngo papa warashaje. Ntukavuge gutyo. Ese hari ikintu kidasanzwe Imana yaba yarigeze kugukorera nk'umuvugabutumwa, nk'umukobwa uyikunda, wabigizemo uruhare nawe ukavuga uti reka niyemeze ninginga Imana ndebe ko bino bintu byashoboka? Iyo nkuru urayifite? Yego. Nakundaga nko kuba uwanyuma mu ishuri. Wowe ubu ugiye kutubwira amashimwe y'Imana yagukoreye? Nakundaga kuba uwanyuma rwose, nkaza njye wabaye uwanyuma, sinigire n'icyo bimbwira, sinabyiteho. Avuga ati n'ubundi wanyuma njye ndawumenyereye, n'ubundi nta kintu mu rugo bangira. Njyewe menyereye ukitera amajeke. Njyewe menyereye n'ubundi yuko mbu wa 50 rwose. Wa 50 wanjye nabane rwose, njye mu rugo barabizi njye ntacyo bangira. Reka ta. Wowe Benita. Kandi njye narabyukaga mbere yuko njya ku ishuri. Nkabanza nkafata icyayi n'umugati mbere yuko njya ku ishuri. Ukabanza ukagikonsoma. No muri Guardian ntabonaga ibyo bintu, sinapfaga njye ku ishuri. Nkagenda rwose. Umunsi umwe mama baze gukora amasengesho, ndavuga nti mama arambwira ati ubundi wajya usenga kuzaba uwa hafi, ntuzaba n'uwa mbere. Ari ubwo ari umaze igihe kingana icyo uba uzana iyo myanya? Nahereye mu wa mbere. Ugeza mu kangahe? Ugeza mu kangahe? Mu wa 3. Reka da. Mbu wa nyuma ntabyo kuvuga ngo ndaza mu ba hafi. Reka. Ntera mu wa mbere, mbu wa nyuma, mbu mama nawe yarabizi icyo gihe ntacyo yangiraga, nyine yavugaga ati nyine umwana wanjye nyine araza yabaye wa nyuma. Ariko akantu ko kurya kuri uvuga uti ubwo ni nko kuvuga uti naryaga iby'ubusa. Ubwo ngubwo umunsi umwe barambwira ati ubundi wajya usenga kuzaba uwa hafi. Gahindukiza kamikoro gutya mukobwa kase nakakurebaho gutya. Barambwira ati ubundi wajya usenga. Ndambwira ati ubundi se ubundi gusenga n'ibiki. Arambwira ati se gusenga ntujye ubibona ibyiza byabyo. Icyo gihe mama yari yaravunitse, yikubise twari tuvuye gukura ibijumba ruguririya, aranyerera akubita umugongo hasi. Aranyerera akubita umugongo hasi. Winsakuriza mwa Jose genda. Aranyerera akubita umugongo hasi hano Rubavu. Aravunika guhaguruka byaramunaniye, uramama niwe hamuhagurukije. Yego. Araza amara iminsi ngahi mu nzu yiyiriza. Arangije icyo gihe mu minsi itarenze 2 mama yarahagurutse agiye guhinga. Ndavuga ati se ibi bintu bibaho? Mama baje basa nk'abatwaye mu maboko, atabasha kujya kuri we, se mama ni waba ugiye gufata isuka gahinga? Arambwira ati nyamara we narakubwiye ngo senge byose birakunda, ntiyo usenga byose birakunda. Ambwira ati nanjye kanze mbikore. Barasenga nanjye ndasenga. Icyo gihe basenze bwa kabiri natumiye abana. Ndambwira ati abana mwigana? Ndamubwira nti abana nyine b'inshuti yanjye hano bose duturanye. Ndababwira ati reka dukora agakorari, nabo nibajya gusenga
bajye baduha akanya natwe turirimbe tubundi hano tuhashyire korali aho basengeraga ni hano mu rugo. Yego. ndavuga nti hazaga n'abantu benshi, ndavuga nti icyo gihe ntibitangiye no kubabwira wese banabyemera, ako kanya twese tuza mbigisha indirimbo bahita bayifata turaza turaririmba. Yari korasi se? Turaza kavugaga ngo iki kabanzo kanyuzeho n'ukuri gakeya twumva karavugaga ngo mu rusengero rw'Imana harimo abantu bababaye cyane, baraterana buri munsi ariko ntibahinduka muri kamere yabo, nta na rimwe bigeze bagabana. Abo bazahanwa n'urutare rwometse ku nyanja, nirwo rushyigikiye amazi yihuta cyangwa agenda buhoro, imvura igwa ruhora rutare, zuba riva ruhora rutare. Wow. Ako niho wakabatoje? Turagafata turasenga. Yego. Baduha umwanya turasenga birarangira. Ubwo ngubwo icyo gihe twatangiye no kujya muri Nibature, tukajya tuzamuka ruguru iriya. Nibature ibyukamo mama yatubyusaga saa 9. Yabaga yarashyizemo sonori nyine, hano habaga undi muhungu. Saa 9 zageragamo akatubyutsa tukambara tukazamuka ruguru iriya, sina hano hafi ni ruguru iriya. Muri iryo joro wambaye ute? ubwo narabyukaga iyo twabaga tuzi yuko turi bukeredwe. Iyo nabaga nzi ko naryamye ntinze nararyamaga, nkaryama nambaye ipantaro yanjye ikobando mu gitondo. Uwo muhungu mama kahita tubyutsa, mama yisi twabaga tuzi igihe yabyukiye, mama kahita tubyutsa tukahita dukinga tukazamuka guririye. Sinahaha iminota ingahe twahagendaga wenda nk'iminota 5. Kwirembo ry'ijuru. Kwirembo ry'ijuru niko hitwa. Tukazamuka wera yabaga nyine ari n'injoro. Abana mukurikiriye inkuru. Tukazamuka tukagenda tugasenga. Umunsi umwe bazana ku mijambo nanjye ndigisha. Barambwira ati kumva nabizi nawe tuzaza tuguha wigisha. Wow. Icyo gihe twarasengaga hano turakomeza turasenga. Ndavuga nti ariko igihembwe cya 3 nigaga mu wa 3. Ndavuga nti ubwo mbaye wa 52 mu mpindurira ikigo. Banjyana nawe byaguteraga gahinda. Banjyana mu Nyange nyine nubwo nihagararagaho nanjye numvaga mbabaye kubona mperekeje ishuri ryose. Ayiwe. Twajya gutangira bakanserereza. Abana mwaherekeje ishuri ryose mutwihanganire, inkuru nyine igomba kuvugwa tuti. Urumva umuntu wabaye uwa nyuma mu ishuri ryose, wowe uri wo kwirirwa wikinira gusa no kuza kuryana ku ishuri gusa. Nkumva birarangiye. Mbega inyuro we. Akambwira ati wowe wo gushyushya intebe no kurya gusa. Warinde? Hari abanyeshuri babimbwira. Ayiwe. Wowe wo gushyushya intebe uri wo kurya gusa, uba waje kwicara gusa. Ayiwe beniwe. Ubwo ngubwo banjyanye mu Nyange bamikeza ndagitsinda, ariko banjyana mu wa 2. Mu wa 2 ndiga, barambwira ati wige utiyigishije. Wongeye gusibira ntago wambwira iyo nkuru ngo wasibiye. Warinde? Ari papa ubimbwira. Ubwo nanjye ndize. Ako ntiyagukubitaga? Oya. Wow. Iyo nabaga bamaye homework ikananira. Nimba ari y'imibare yarambwiraga ati hano rero wabyishe, hano wari kugikora gutya. Icyo saa kimaye akakimfasha akakinkorera. Ubwo arampa ikindi kinanire anshisha akanyafu mbe ndakimenya. Ubwo ngubwo banjyana mu Nyange ngiye kuza inza ndu wa 9. Navuga ati ko mbaye wa 9 kandi nagiye mu 2 nta kintu nzi. Ubwo tiro. Amasengesho ari gukora. Mama nawe yabyukaga saa 9 yaratangiraga gusenga nawe akansengera rwose, akajya ku mavi akiyiriza akansengera. Nanjye ndiga ni cya 3 niga nshyizeho imbaraga kugira ngo nanjye nzaze imbere. Ngiye kuzanza mu wa 6. Yabaye Nyamara byaje warasengaga icyo gihe. Ugakomeza ugahatiriza amasengesho. Twajyaga no muri Nibature iryo joro. Tukagenda ubwo icyo gihe nahise njya mu wa 3. Ndangije kujya mu wa 3 barambwira ati dore wabaye wa 6.
gihe papa yanze kwemera ariko nabayo gatandatu. Inde wabyanze? Papa yanze kwemera na mama yabyanze. Bashimye aruko papa mama we yashimye aruko abonye biroti. Akata. Papa nawe yashimye aruko tuyimwoherereje. Tuyifotoye tukayimwoherereje. Nago yari ahari. Iyi nyine we abivugana. Ni wakorera. Arambwira ati rero ugiye kujya mu wa gatatu. Dore abandi twatangiye kwigana. Ubu bageze mu wa gatandatu abandi twatangiye kwigana muri Gardien bageze muri secondaire ya mbere. Woho uracyari hasi cyane. Ndavuga nti rero nanjye ngiye gushyiramo imbaraga zishoboka zanjye zose mu kwiga mu gusenga. Mu kwiga no gusenga. Kabifatanye. Icyo gihe sinajyaga kuryama batambwiye gusenga. Hari umukobwa w'inshuti ya kaka nanjye iyo nabaga ngiye kuryama yarampamagaraga kuri telefone w'igisenyi. Yarampamagaraga akambwira ati wiriwe uti. Buri munsi yarampamagaraga akambwira ati njya kuryama usenge. Akabimbwira ubwo nabo barafatanya. Giye ku mu wa gatatu ngiye kuzanza ndu wa 12. Ndavuga nti mvuye mu wa gatatu ndu wa gatandatu ngeze ku wa 12. Bimubwira arambwira ati se ko wasubi aho kujya imbere kuri gusubira hasi. Kusubiye inyuma. Ndamubwira nti rero ariko bizaza. Ubimbwira gutyo. Kuko njyewe muri icyo gihe nkiga aho ngaho kuri icyo kigo cya mbere. Narotaga umwanya ndi bubi. Ngeze aho ngo sinkaburote. Wararotaga? Narotaga iyo twabaga tugiye gutangira ibizami. Narotaga umwanya ndi bubi. Oyeda. Bikabase. Nimba nabaga ndi uwa 30. Narotaga ndi bubi wa 30. Bikabase. Nubundi nkazi kuri bulletin ndi wa 30. Ambo. Ubundi bwo nagera kuri cya kigo ndose mbaye wa 12. Ibindi byo sinongeye kurota. Se nkajya mvuga. Icyo gihe nagiye ku ishuri nijujuta mvuga nti ariko mana kuki utambwiye umwanya ndi bwibe. Ubwo warugeze mu kangahe nimba ntibeshye? Mu wa gatatu. Mu wa gatatu. Ahandi hose wararotaga. Ukarota umwanya kandi bikarangira ari mbaye. Ndavuga nti se mana kubera icyo umbwira umwanya ndi bube none nkaba ntawurose. Ndavuga nti ariko nta kibazo ngenda ku ishuri ndi gutitira. Uri gutitira? Ndavuga nti none ndabuwa kangaye. Yewe. Ndabuwa hafi. Ndabuwa nyine ndi gushidikanya. Yego. Ngiye kuza ubwo icyo si cya kabiri. Inzanda umwanya wa 5. Yamaye. Isa. Bahamagaye umwanya wa 5 noneho tumaje gufata birote. Naje nirukanga nta n'umuntu wananze kugera muri buno bukiyamba. Naje niruka. Na mama yenda mutungura ambaza uno mubyeyi nawe ambaza umwanya nawe yananga kubabwira. Ndamubwira ati na wundi muntu nabanza kubwira umwanya wanjye atari uwo muntu w'igisenyi. Twaramuhamagaye narabanjije ndababwira turabahamagara. Umukobwa ntabwo arashaka umugabo. Narabanjije ndababwira turamuhamagara. Bose barishimye. Papa wora mama babyanze kwemera yuko nabaye wa 5. Papa nti wabaye uwa kangahe? Icyo gihe nyine iyo turi bujye gufata biroti. Mama yicara duhamagara tuze nti wabaye wa kangahe? Araduhamagara baturababwira ati yanze kumbwira umwanya yabaye. Arangiye ati mu telefone. Mama nti nabaye wa 5. Ati wabaye wa 5? Ati reka yeze mama Karina kurebere no mubyeyi. Ati muhereza kurebere wabaye wa 5 cyangwa wabaye wa 50 kaba wibeshye. Arababwira ati yabaye wa 5. Mama Karina? Ni wowe wayisomye? Komeza. Yayicaye hanze ndayibereka. Abaravuze ati nabaye wa 5. Barishima. Ikigembwe cya 3 papa arambwira ati dore ko wabaye wa 5 narishimye. Wongera unshimishe nkuko wanshimishije mu cya 2. Ariko mana ati wongera ushimishe. Umva nanjye shyiramo imbaraga. Kubera nyine nje nikundiraga gukina agapira amaboko. Agapira iyo twabaga turi kwandika note saa 4 zigeze kubera aribwo twajyaga gukina. Twajyaga gufata ikibuga ninjye wajyaga gufata ikibuga kujya abace dutanga. Ni wowe wagiraga? Ninjye wajyaga gufata ikibuga nyine kujya abanyeshuri bace dutanga. Nkajya no kurwanira amajyo yo gukina. Nkajya kurwanira amajyo yo gukina. Ndavuga nti ukuvuga ngo cyo wabaga wishyiriye imbere wowe. Cyamaye. Ariko nanjye njya gukina. Yego. Rimwe nkacishamo nkavuga nti twatangira gukina.
nkumva umutima urandiye nkumva umutwe urandiye nkabivamo Icyaka barampamagaje mu ishuri ati umutwe wakuriraga iki mukobwa we? Umutwe warandyaga kubera nyine iyo nabaga ntangiye kukina inzi yuko muri icyo kibazo twizuye umunsi ntacyo nzi umutwe ukandya nabaga nzi ko tica agiye kumpamagaza Icyaka ahita mpamagaza kambwira ati kino kibazo ndabizi ko ntacyo uzi nikayora gishobora ariko kukibaho kirakunanira ntacyo uzi nyuma yo kumutwe ukurya ugahita nkahita mbimenya nkahita icyo gihe yari ukwiga utwatuzo nka kwa kundi avuga ngo azaza ryari simenye ngo bashyiraho utwuhe twatuzo icyo gihe ticara bimpamagarira kandi icyo gihe nanjye nari mbifite nkajya njya kumubwira nkahita nibuka yuko tugiye gukina nkahita njya kwikinira umunsi umwe ndabimubwira bihora muri nzaza unyigishe nzaza umunsi umwe arambwira ati nyamara ntabyo uzi icyo gihe yarabinyigishije uwo munsi umwe natashye nabifashe utwatuzo twose utambwira ngo ahangaha ngo hajya hakahe ahita nkubwira ati burya ngenda nabyiyiziye kandi ari ngiye wari uri inka mu ishuri mu twatuzo inka yigira ngo ukuzi inka nta kintu ibizi nanjye niko nari imeze akana keza kahise nanjye niko nari imeze narabyize ndabifata noneho kino gihembwe nshyiramo imbaraga ndiga iki turangije najya mbona abakobwa nyine abo ngabo bangiriraga ishyari banciye wenda twakoze nko ku mibare icyo gihembwe cya kabiri cyatumye mbuwa 5 mu mibare niho nakekaga yego mu mibare ubwo ugeze muri iki muri icyo cya kabiri cyatumye nakekaga mbuwa 5 mu mibare twakoreye ku ijana ngiye kuza nzana amanota 65 ku ijana bo bazi bafite 35 bagenzi bawe avuga nti rero birarangiye baciyeho nishaka yandi masomo nzagereze rate baciyeho ndo wa gatatu barambwira ati nanone ushyiremo imbaraga yego uko navuze ngo sinzarenza icyo gihe nabaye 5 uko navuze ngo sindarenga ku mwanya wa 5 finali ya nyuma nagarukiye ku mwanya wa 4 wow mu gusenga rero duha ishusho rero wabigenza gute mu bijyanye n'amasengesho kugira ngo ujye ku ishuri wabiteguye neza iyo najyaga kujya ku ishuri mama yarabyukaga mbere yuko njya ku ishuri akabanza akansengera yego nanjye nabyuka ngiye gukaraba mu maso ngiye gufata igikapu ngo ngende akambwira ati ariko wigeze usenga ambwira ati ntago nasenze akambwira ati wasenze akambwira ati niyo utabuzi gusenga basi ukavuga ngo manu amanota meza kandi undinde ibyo byonyine birahagije manu amanota meza kandi undinde ati ibyo byonyine birahagije niyo wama amanota meza mana ukandindira n'ababyeyi banjye n'umuryango ntacyo byaba bitwaye ibyo ukarekiraho nabyo umuririmbyi wuzuye umwuka aravuga ngo nta jambo ubundi riba umunyagara nta sengesho riba umunyagara yego niba uvuze ngo ngiye kuryama hano hantu handindire ukavuga ati amen iryo sengesho Imana aba yaryumvishije nkajya njya ku ishuri rwose nsenga aha rero Benita hari abana ibintu byo gusenga bivuga bakumva uri kubatera iseseme nanjye niko nari meze nakubeshye nanjye niko nari meze unamubyeyi niba babikubwira bajyaga gusenga nkahita mvuga ati ariko ma ntiwanyiheraga gushya nkajya kwikinira agapira ati mama mpayaga gushya nkajya gukina agapira none ubu uyu munsi mama akahita afunga akambwira ati cara ngo dusenge agahita afungaho akahita ambwira ati cara ati nurenga aho ngaho ntungarukiremo n'urugo nimbuzi tutarasengana ngo turangize n'amasengesho nta ntubwo uri bundarire muri nonze uyu munsi bimeze gute rero uyu munsi icyo nabashishikariza no gusenga bande iyo usenze ababyeyi cyane cyane ku bana yego abana musenge cyane abana musenge cyane n'ababyeyi namwe mushishikariza abana banyu gusenga nabwo sinavuga abana gusa yego n'ababyeyi harimo nanone umubyeyi bwira ngo ubundi se abantu benshi ntago bazi Imana ubundi se gusenga bivuze iki ubundi hari abavuga ngo gusenga ubundi bivuze iki ubundi gusenga ubundi gusenga ari nkaho ntacyo bimaze ubundi se muzasenga ubundi mugeze ryari
hari uvuga ngo mwarasenze ngo mutegereje Imana ngizabakorereza n'inzu zanyu igihe mwasengeye ko ntarabona basi nagutiriraho n'agacanga ati isezerano ry'Imana riratinda ntago rihera ushobora kuvuga gutyo eje nkapfa ariko igisigaye ni umwana wanjye nabyaye iby'Imana yari yarangeneye akaba ari we bigenerwaho kubera gusenga rero babyeyi namwe mujye mwubaha Imana muyisenge ariko kuvuga ngo uranywa inzoga ubundi umuntu uzi ko usenga nimba uzi ko usenga ntugira ishyari ntutukana ubundi ibintu byose ntavuze ntuba ugomba kubikurikiza iyo uri gusenga kandi iyo usenga ntuba ugomba kujya kwishushanya mu rusengero ngo urasenga unywa inzoga uvuye mu rusengero ushobora kwishushanya ku bantu Imana yikubona mu rusengero unywa inzoga ariko ntibabizi ko unywa inzoga nyine uzinywa mu bwihisho kandi ukaba uri pasiteri unywa izo nzoga ukaba witwa ngo uri pasiteri usambana unywa izo nzoga uvayo ati sinjye urasa amateraniro arangiza ati n'umutwe warunyisha ati kanigire hahandi ubwo ibyo ngibyo ntibabizi kandi ngo witwa uri pasiteri abo bantu ntibabizi abakristo mu bantu ntibabizi kugira ngo wishushanye byarutwa ukabireka ukishyira ku mugaragaro byose ukabireka cyangwa ugahitamo kimwe ugasenga kwishushanya Imana ibikureba kandi uba wiyongererwa ibihano yego disi Imana ubundi irakubabarira iyo wakoze nk'ikosa ukayisaba imbabazi irakubabarira ariko gusaba imbabazi si uguhozaho nimba wenda uyu munsi ndatukanye urukumva tutse nka Karine karakana ndagatutse bundi kiriya cyana kiririza tokera kagwa hari aho cyicaye nikira nagapfa gaho ubwo mvuze gutyo kandi hari ababyeyi babikora ukavuga nabo bagatukana be cyane rwose hari n'ababyeyi batukana umwe se ahubwo ukavuga warabimenye ko nabo babaho batukana ababyeyi ibaza umubyeyi agatukundira ukamwandagaza icyo bita kumwandagaza ukareba nka karakana kawe ubundi nimba waramubyaye afite ubumuga si wowe wamubwiye ngo nagira ubumuga wenda yavukanye ubumuga ni urugero bwo kutagenda ubundi kino cyana nakibyariye iki ugahora ushaka kirutwa niyavuyemo ugahora ushaka kumwica ariko Imana igatanga igitambo kubwe kugira ngo adapfa wamuteguriye hariya kumwica ari ninjoro kumufata ukamujugunya muri wese kandi barabikora benshi agapfa ukavuga yuko yagoyemo agiye kuri wese urabimupangiye rwose umupangiye yuko ari bugwe muri wese Imana iravuze ati kanze noheze marayika igihe ari bumupangire kujya kumujugunya muri wese wenda n'urugero wese irahangaha umuntu ntazi ko ari iruhande rwe hari undi muntu ateguye kumujugunya muri wese nyine n'urugero wenda barayipfunda nk'ikintu wenda bayipfundikiza umuntu umwuka umujemo umutesheje umutwe urambwira ati irawe ushobora kugenda ugafata ikintu kimeze nka matora ukaryamisha hejuru bimutesheje umutwe aragiye arabikora mu gihe agiye kumujugunya muri wese mu gihe agitangira kumutamo akahita aryama kuri cya kintu yagosha muri neza mu gihe agitangira kujya kumuta muri wese cya kintu akahita kigwaho akahita yabona yuko wa mwana we agitangira kumujugunya muri wese nyine n'urugero amwegereje imbere y'umuryango wa wese umwana nyine akambakambye nyine umwana nyine ufite ubumuga ntabyo abazi yego akambakambye agiye handi kuri cya kintu azi ko yatakayemo abaravuze atangiye kwiririsha abatangiye kurira ararira abantu baje gutabaza nyamara ntazi yuko hariho ikintu Imana yakinze ukuboko Imana yakinze ukuboko aravuga ati ntari bupfu no munsi bagiye kurabasanga umwana ntiyaguyemo ahubwo yiryamiye hahandi ati yiryamiye ahubwo yanisinziriye kavuga ati ubundi kina cyane nzagikorera iki kugira ngo gipfe kandi ari igitambo Imana yitambe akongera nimba nareba amugirira ishyari n'urugero kantanga urugero wenda kuri njyewe wenda
papa wenda ntakibana na mama ukumva ariko papa yashatse undi mugore n'urugero papa yashatse undi mugore n'urugero yego kandi papa nge warankunda cyane kurenza umwana w'uwo mugore wenda n'urugero anjyana muri saro buri gihe ahantu hose ajya kuntembereza buri gihe naga nkunda bingana nkuko akunda umwana wa mugore yego umwana aravuze ati ubundi kino cyana hari ibyo ariko nabonye muri telefone byanyabyo byanabayeho ati kanze nkwereke icyana do ati wa mwana we ati ntubona yuko uri mwana w'umukobwa ari we papa we akunda cyane ati kanze nkwereke agafata nk'ubugari yabutetse yabusonze neza agafata ubugari aho kumuha ubugari agafata ibuye yafashe ibuye asigaho ubugari inyuma aramuhereza ngo narye umwana nyine yari yabibonye yajya ajya kurya agasa nyine nk'ubujijisha ngo arimo ararya ariko ntarye umwana aravuga ati nyine umugore n'umugabo bari ku meza abana bicaye hagana hasi umwana aravuga ati reba papa akozeho kuri bya bindi abona n'ibuye ahereza umugore ati nawe rirye turebe kubera iki ubundi unyangira umwana ati nawe ry'iryo buye turebe nimba warihekenye abira byo birarangiye aramwirukanye ashatse undi nawe araje aho guha wa mwana ibiryo kuko nyine abana bagemura ku ishuri afashe ka kantu bashyiramo ibiryo asize ibiryo inyuma ngo yariye amushyirira mu gikapu kandi wa wundi we amukoreye ibyiza biruta wa wundi yego kandi ntazi ko abana bangana ubyo ahaye wa wundi aribyo nawe yakagombye kumuha arabyirengagije akajya ahora amukorera ibyo umwana akabaho mu buzima bubi kandi ibyo bintu ababyeyi benshi barabikora ngo disi bakanga abana batabyaye ngo ntacyo bimaze ngo muri kirabundi ko ntakibyaye nimba wenda urugero mama we yarapfuye kavuga ati iti kizagwaho nyina yaguye bikamera gutyo ushobora kumuvuma gutyo utazi icyo Imana yamuteguriye umwana muto ubu ngiye sinzi icyo Imana yanteguriye sinzi ngo nzaba iki yego simbizi ushobora kumuvuma gutyo ugasanga bari uzaba perezida yego shanje ubwo se ubwo bw'umuvumye gutyo ugasanga bari uzaba perezida wenda wana murozi akanamenya ko wamuvumye waramurozi abizi ukamuroga uwo mwana akize yaba kigukijije ahubwo ko wabuguye mu isoni yagenda akahita nabivuga yego disi katavuga turaya mfataga nabi turaya ari mubi cyane yenda kunyica ati niyo mpamvu rero gusenga ubundi hari indirimbo ivuga ngo nugusenga ibindi nukubeshya maze wirebera ibyiza byo gusenga nugusenga ibindi nukubeshya maze wirebera ibyiza byo gusenga rero ibyiza byo gusenga ni byinshi ibitangaza by'Imana ni byinshi yego disi niyo mpamvu rero ubu ngubu muri kino gihe tugezemo inzira ijya mu ijuru iraruhanyije ndi ndende kandi cyane abayinyuramo ni bake mu ijambo ry'Imana haranditse ngo inzira ijya mu ijuru ni ndende kandi inzira ijya mu ijuru abayinyuramo ni bake cyane kandi inzira ijya ukurimbuka kwa Satani ni igihogere nyine harijimye muri make twakoresha wenda harijimye harapfutse kandi abayinyuramo ni benshi cyane rero niyo mpamvu kugira ngo uzajye mu ijuru biragoye cyane birasaba iki rero kugira ngo ujye mu ijuru birasaba gusenga birasaba kwihanganira ibyo ubona muri nosi byose nimba bakwibye ukwibye nimba mu bantu kandi umuzi niyo yaba kwibye umwihanganire niyo yaba kwibye miliyoni wagenda ngo bivuge wamwihangana ahubwo ugapfukamira Imana ukayisaba kumukiranura ibyo byaha akabivamo ushobora kumusengera gutyo nayo amafaranga akayagarura yes we hari uwo ngo bakoze ariko hari uwo ngo babikoze baramwiba tukaba barabyumvishije ubundi ngo baramwiba bamwiba televiziyo n'imyenda arangije undi muntu aramubwira ati abibwira undi muntu aramubwira ati sibakwibye ati mwihorere isengere akimara gusenga yaragiye yumva umuntu arakomanza ati enda ninjye bari wakwibye
kubera isengesho, kubera gusenga. Ntiyigeze avuga ngo ariko kana uzi ko wa muntu twabanye ari wowe ushobora kuba wanyibye, ntitwabanaga none namubuze, mutwenda twe twose twagiye, ntiyanyibye miliyoni yanjye nayimajije kugurisha ahantu hanjye, none abana banjye bariga gute? Ntiyigeze abivuga, ahubwo yaricaye aratuza, abona umuntu amuzana ibyo yibye. Beni, karame, umwana mwiza ufite amagambo meza kandi y'umugisha. Mwabantu mwe, igitangaje cy'uyu mwana ni muto pe, ariko amagambo ye murumva ko arimo ubuhanga, arimo ukuri kuzuye umwuka wera, arimo amagambo ushobora kumva nawe ukayatekerezaho, kandi mu by'ukuri ukaba wayakuramo impamba. Arakubwira ati kujya mu ijuru muri kino gihe, nimba ukunda ijuru umenye ko bigoye. Umwana arabigusobanurira. Tugiye kumusezeraho, wenda tuzakomeza no mu biganiro byacu bitaha. Imana ikomeze imushyigikire, ariko duhera abana message, abana basuzugura ababyeyi, abana batesha agaciro imirimo y'ababyeyi, abana batumvira, baduhere message dusoze mukobwa wanjye. Abana batumvira ababyeyi, uba waremeye akakubyara ntagute, wenda nimba bayaratanye wenda na papa wawe, ntagute akemewe kukurera wenyine, ntagute uba ugomba kumwubaha. Umubyeyi nimba avuze ngo yakumvomera amazi ukajyayo, ugomba kubikora wishimye. Kubera iki se we yagiye kukugurira amakayi, kubera iki atavuga ati ubundi iki nkigurira amakayi y'iki ko kibi cyanyuma? Kubera iki watabivuga? Icyo ni kimwe. Nawe rero icyo ni cyambere. Usuzugura umubyeyi ni bibi. Nimba abakubwiye ati mwana wanjye rero dore navunitse, wagenda hariya ukantekera, arabikubwiye nti wantekeye, bundi se ndagutekera, bundi ngiye ko niriye, bundi we wagiye kwitekera. Yariye he? Wenda ushobora wenda n'urugero wenda nk'uyu nguyu nk'abanga bonda duturanye, nshobora nko kuvugira bundi ko niriye kwa Cyusa, bundi ngenda ahubwo ntigenda agiye, ngiye gukina. Ibyo ntago biba byemewe. Ahubwo uba ugomba kumwubaha, nimba icyo avuze uba ugomba kugikurikiza. Wenda n'urugero simvuze wenda ngo ababyeyi wenda bajye bavunisha abana, ndavuze nti nimba umubyeyi wenda arwaye, uba ugomba atiriwe abikubwira, uba ugomba kuvoma, uba ugomba kubyuka, wamara gukubura ukavoma, wava kuvoma ukateka, ukabanza ukamutekera agakoma akanywesha ya miti, nimba arwaye yarangiza ukamutekera ibiryo, nimba mufite n'amatungo ukanayahiriye. Ibyo ngibyo ubikoze hari ikindi yakwiye. Mu magambo make, ukubaha umubyeyi mu nzira zose zishoboka, ukamwubaha nk'uko nawe akubaha, nk'uko nyine nshatse kuvuga ngo umubyeyi yubaha umwana, nk'uko umwubaha. Icyambere mvuze, amurihirira amashuri, akamumenyera iby'amakayi, akavuga ati dore yiga mu ishuri rihenze cyangwa agiye mu mashuri makuru, ndamumenyera minerivare, mumenyera imyenda, guhere hasi kugeza hejuru ku musatsi, ndamumenyera inkweto, mumenyera imyenda, mumenyere kumwogoshesha byose. Ntabwo uba ugomba gusuzugura umubyeyi. Yego. Mwamaze kubyumva rero, tumusezeyeho, kandi n'ukuri n'umwana mwiza. Tuzakomeza tubane mu biganiro byacu hano kuri No TV, ariko yatangiye asenga, reka nanone anadusengere dusoza ikiganiro. Cyane cyane wibande ku bana usanga bafite ibibazo byinshi byo mu muryango, ubasengere. Yego. Tugiye gusenga. Imana yacu twizera, Mana yacu turagusenze, turakwizeye kudukijije ibyaha, ukaba udukuyeho ibyaha byose dufite. Nsengeye abana bafite imico mibi, Mana ngo ubashe kubeza, ubavaneho iyo mico. Ababyeyi, abana batubaha ababyeyi, kubaha imbaraga, nabo bumvira ababyeyi. Kandi n'umwana ubu wanyuma mu ishuri, Mana ubashe kumuha amanota nkayo wigize kumpa. Rero mwami, turagusenze kubera uduha ubwenge, ukabasha kuturinda. Nsengeye n'uyu muntu mwami wawe ugiye kugenda muri zino nzira, ahantu agiye kugenda, iyi mihanda yakozwe n'abantu, imodoka ari bugendemo zakozwe n'abantu, ariko Mana ubashe kumurinda agereye amahoro. Rero mwami Imana yacu, natwe dusigaye hano uturinde,
uturinde nibucya mwami turagushima nawe umurinde n'umuryango we byose tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu amen. Amen. Nta sengesho ry'umunyagara kandi sengesho rivuye ku mwana muto Benita muryakirane umutima ukunze kandi wishimye. Ikindi murusheho namwe kumusengera n'umwana nyine ufite impano. Mwabantu mwe ngira ngo murabizi muri kino gihe ibijyanye no gusenga no kwizera Imana byamaze kuba ingume. Tugize amahirwe tukagira aba Benita barenze umwe waba ari umugisha. Umwana avuga biva ku mutima we kandi mu by'ukuri murumva ko ahamagara ijuru rigakinguka. Ndatekerezaho uherereye hose nimba wumvise iri jwi rya Benita, Imana nawe iguhe umugisha kandi ibyo yavuze bikubere umucyo wo gutunganya inzira zawe. Mbashimire cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka kuri ino TV. Nitwaye MC Misango, tuzasubira na Benita. Imana ikomeze imurinde namwe ibarinde, mugira amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane. Ino TV, likinga, kora subscribe gutya.